ngusuhuze kandi nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, wowe udukurikiye kuri Arduan, nizere ko bumeze neza n'abatameze neza kandi ndabifuriza kumera neza. Nitwa Diane Naomi, ndaje ngo tuganire ku bintu bijyanye n'ababyeyi. Ese nimba uri umubyeyi ukaba ubyaye vuba cyangwa se witegura kubyara, ese waba uzi ibyo wakora kugira ngo urusheho kumera neza? Aka kanya ndaje kugira ngo nkubwire ibintu ushobora kwitaho ukamera neza wowe ubwawe nk'umubyeyi, ndetse n'umwana wabyaye akamera neza kurushaho. Akanya ni uko ugomba kuruhuka bihagije. Kuruhuka ni ikintu kigufasha nk'umubyeyi kugira ngo ukomeze umere nk'uko wari umeze, usubirane wongere ugire ya forume wari ufite mbere utari wabyara. Ikindi kandi kuruhuka ntago uruhuka kubera ko wenda ari ubunebwe, no mu mutwe ukabyikuramo kuko uba urimo kuruhuka, ntago ari ubunebwe, ahubwo ni ukugira ngo wongere umere neza ndetse n'umwana wawe ukomeze kumwonsa nk'uko bikwiriye kandi yonka ibintu bifite intungamubiri. Ahangaha ntago ndi bwirengagize ko ushobora kuba wenda tuvuge wabyaye uri wenyine, nta mwanya wabonye wo kuruhuka bihagije, ariko ikintu ugomba gukora ni uko hari ibyo ugomba kwirengagiza. Tuvuge niba hari ibidakoze neza, byirengagiza. Tujya tugira akantu nk'abadamu, hari ukuntu uba wumva ibintu byose byagenda ku murongo nk'uko wabikoraga mbere utari wabyara, ukumva ko niko uzajya komeza ubikora. Ariko handi ashaka kubwira ko ugomba kuruhuka, ibyo byose ukabyirengagiza. Nimba udafite wenda umuntu ugufasha mu rugo, wenda nta mukozi ufite mu rugo, cyangwa se nta n'undi muntu wagufasha mu rugo, ikintu ugomba gukora ni ukubyihorera, hanyuma ukabanza ukaruhuka bihagije kugira ngo bigufashe gukira neza. Rero iyo waruhutse bihagije bikurinda twa tuntu twa hato na hato, ya makomplikasiyo ushobora kugira. Murabizi nk'ababyeyi hari ukuntu iyo utaruhutse bihagije ushobora kuva ntibikame ugasanga usubiye kwa muganga. Wenda tuvuge nimba warabyaye bakubaze, hariya ahantu bakudoze hashobora guturika kubera ko utigeze ufata umwanya wo kuruhuka neza bihagije. Nimba bataranakubaze kandi nabwo hari igihe baba barakongereye, ugasanga nk'ahari ahantu hari indodo urahaturikije kubera ko utaruhutse bihagije. Hari akandi kantu nshaka kubabwira, tuvuge nimba wenda hari igihe bijya bibaho ukaba nta muntu ufite ugufasha, ikintu ugomba gukora, wenda tuvuge nimba ugiye kumesa, gerageza ushyire, tuvuge nimba ari indobo uyishyire hejuru, hanyuma nawe wicare ku buryo uri bumese umugongo udahese cyane, utamanuye cyane, umere nk'uwicara hanyuma umesere hejuru ku buryo uri buvugute mu buryo bukoroheye. Kandi ikindi, umese imyenda itanduye cyane, itariho ico ryinshi ku buryo biri bugusabe kuvuguta ushyiramo imbaraga. Icyo ngicyo ni inama nabahaga kugira ngo mubikore, kandi bizafasha neza kuruhuka. Kuruhuka nizo mbaraga zawe. Ni ukuvuga ngo kuba waruhutse bihagije nicyo kintu kizagufasha gukira vuba. Ubu nk'ubu ushobora kuvuga ngo, ushobora kuba urimo kureba utuntu tutagenda neza, kuvuga ngo reka ngende gakore, ariko urimo uritinza gukira. Ahubwo ikintu wakora, wabyihorera, hanyuma wazamara gukira, wamaze gukira neza, ibintu byawe ukongera ukabisubiza ku murongo. Ikindi kandi, nimba uryamye, ntukajye wishyira mu mutwe ko wabaye umunebwe, wabuze icyo ukora, ngo nawe ubwawe utangire wicire urubanza, utangire kuvuga ngo si nguko uko ndyamye abandi barimo gukora, ubu ntago ndimo kuba umunebwe. Ndagira ngo nkubwire ko mu by'ukuri ntabwo urimo kuba umunebwe. Murabizi nk'ababyeyi, iyo umuntu yabyaye atakaza amaraso menshi, utakaza imbaraga nyinshi, rero uba ugomba kongera ukazigarura kugira ngo wongere ugaruke muri ya mudu nk'iyo wari urimo mbere. Uko kuzigarura rero, ikintu cy'ibanze hano naje kukubwira ni uko ari ukuruhuka pe, ukaruhuka mu buryo bwose buhagije. Ikindi kandi, iyo waruhutse neza n'umwana wawe abona amashereka ameze neza, kubera ko uba wamuhaye igihe ukamwonsa ibikwiriye. Kuko uzarebe nk'umubyeyi, nk'iyo uri mu rugo ukagira nk'ibintu utashyize ku murongo neza, bituma n'umwana nawe utamwonsa nk'uko bikwiriye, ugahugira mu mirimo, ugasanga n'umwana ntabwo umwitayeho, ntabwo umwonyereje ku gihe. Kandi urabizi uruhinja ruba rukeneye konka inshuro nyinshi kugira ngo n'icyo mu nda gikire vuba, yamara y'umwana abashe gukura neza. Rero ikintu nakubwira ni uko ibi bintu wabishyiramo imbaraga, kandi ntiwumve ko ari ubunebwe, ahubwo ukumva ko ari igihe cyawe nk'umubyeyi cyo kuba wakiyitaho, ukongera ugasubirana, ukongera ukamera neza. Ikindi kandi ukumva ko mu by'ukuri
numara kubyara ugasubira ku murongo, uzongera usubire mu buzima bwawe busanzwe. Ntiwumve ko ari igikuba cyacitse, ntiwumve ko nimba hari icyo utarimo gukora ngo utangire wumve ko wakagombye kuba ugikora, ahubwo ni igihe cyawe. Ugomba kwishyira mu mutwe ko ari igihe cyawe urimo kuruhuka, igihe kizagera ukongera ugasubira ku murongo wawe neza. Mubyeyi rero, ndagira ngo ngusabe ugerageze ukore ikintu tuvuge navuga nka timetable y'ukuntu uzajya upanga ibintu byawe, kandi ugerageze nubona umwana asinziriye. Hari ukuntu tuba tumera nk'ababyeyi, umwana yasinzira nawe ukajya mu tundi turimo tutagenze neza, noneho bigatuma umwana akanguka nawe utari waruhuka. Rero ndagira ngo nkubwire ngo nuba umwana abona asinziriye, nawe ujye uhita uprofita ako kanya, nawe ugenda uryame uruhuke, ku buryo nibura ari buze gukanguka nawe nawe waruhutseho, mwese muruhukire rimwe. Hari ukuntu ushobora kubona umwana asinziriye ukaba ugiye koga. Kenshi ababyeyi bakunda koga muri icyo gihe, wabona umwana asinziriye tujya nta muntu ufite umugufasha ku buryo yamugufasha ukajya koga, wabona asinziriye ugahita ujya koga. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bintu ujye ubyitaho, wumve ko ari umwanya wo kuruhuka. Ushobora kuba ufite umwana w'imyaka 4, uwo mwana w'imyaka 4 ntazimeze, uw'imyaka 6
usanga uracyaribwa n'umugongo. Rero ndakugira inama y'uko waruhutse bihagije ukira neza kandi ugakira vuba kandi ukirinda ibibazo byose byaterwa no kuba warakoze imirimo ivunanye mu gihe cyo kubyara.